ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? umukazana yasuzuguye nyirabukwe none bimuviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba series. nta muntu ujya umenyera wambura uburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izajya ica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Birasa ku bintu uri kumbwira ntabizi koko ko ari mwe mwamfashe mukanzana hano, ko ari wowe wanyihamagariye ngo nze nk'ubufasha. Ninde wundi wanzanye hano koko? uri kubona ndi gukina nawe? uri kubona ndi gukina nawe? ndakubaza, ninde wagutumye? ugenzwa n'iki mu rugo rwanjye? Birasa n'ukuri ibintu uri kumbwira ntabyo nzi ni ukuri. Njye nahuye na Karara kuriya ku muhanda na Latifa, ubundi niwe wanyizaniye hano. Nahise ibindi bintu uri kumbwira koko ni ibiki? Njyewe nifuje kukugirira neza, nkuzana mu rugo rwanjye nzi ko nje kugufasha, kumbi ugamije kunyica koko. Birasa ngiye nkwica koko? Mama Rwera ngiye nkwica? Ni ukuri kw'Imana, Imana ishobora byose yo mu ijuru, ni ukuri ntabwo nazanywe no kukwica. Ese ni iki mwifuza ku buzima bwanjye? ese mumbonamo iyihe mari ku buryo umukobwa mwiza nawe yifuza kujya kugambana kugira ngo akunde afate umuntu muzima agirirwe nabi? Domina uramuzi? Domina uramuzi? Nukuri birasa nta Domina nzi. Okay. Mama wa Latifa uramuzi? Mama Latifa nyine nzi ko yitwa Domina, ariko ntago ndamubona. Latifa yarambwiye ngo yitwa Domina mama we, ariko ntago ndamubona. Okay. Mfasha rero, kubera ko umunyarwanda yaciye umugani mu kinyarwanda ngo kubita imfubyi uyibwiriza kurira. Genda ufate utuntu twawe, ufate n'urubyaro rwawe, uko mwinjiye mu gipangu cyanjye aba ari nako musohoka. Ku mana yanjye ubu ngiye Karina aranunguye, ntabwo nari nzi ko yamaye nimero zawe. Wagiyewe hari ibintu ujya kureba ukabona ibintu biri guhurirana. Rwose ubundi Karina muziranye? Ego nyagasani, Karine ni inshuti yanjye ya kera mu bwana. Wiki? Reba turashaje, ni inshuti yanjye. Rero ntabwo yarazi yuko tuziranye. Nanjye buriya Karina ni inshuti yanjye. Ako desura kuri we nyagasani, kandi wanze kuba wiryamiye mu nzu. Reka buriya mba nshubijwe iyo ngeze ahantu hari agacucu, banumva nakwirambikaho. Dore twebwe nanga akayaga kaba ari kose uri yicarira hano, iri zuba ntaryo tuba twumva. Cyakora reka nkubwize ukuri, njya nkumbura icyaro, ariko natekereza amagambo akibamo ndanumva sinshaka kuhagaruka. Uvunira ibiti mu matwi, baravuga ugaceceka. Ubusegiye ko mashoboye siko nirwo bamvuga umugore wirata ngo kubansukisha ngo gukoresha inzara. Iyo nshatse ndawubajomba ariko nkinyarukira kubita imujugujugu w'umunwa akagenda agiye. Ko muzi uracyagira amahane nka kera? Oya, narashaje wangana. Yewe shaza uri umuntu asaza nibye. Oya, nubwo na umunwa nyine urawusaza. uziko nakiva naha mu rugo ni mama kirujyo kugenda dore ugabanya ikibuno cyabaye kinini.
wavuze ko kinca n'umugongo nyine ujya uhaguruka ugenda ukora agasiporo babarira dore binteranya n'abagabo bina ngaho wari uzi ko nta maso bagira amaso bameze gutya ariko ikibazo abantu barabana n'umukecuru wagutuma umukecuru wakwijyana ahubwo mva mubwire rero Karine rero yakuntumyeho akamariye akantu hagati konje nuko Karine nawe ubwo ako kantu ashaka kuguha akakancishaho kaba ari agake hari amafaranga ko yacisha kuri telefone ahubwo yambwiye ngo niba ngo ugomba kumuza ngo n'umugabo ngo wabyaranye n'umumama bita Domina ngo kera cyane yambwiye ngo nimba ikubwira ahita ubimenya umugabo ngo wabyaranye ngo na Domina ngo Domina wataye umwana Domina wataye umwana yambwiye ngo ninkubwira gutyo urahita ubisobanukirwa ntese ntawe uzi Karine nawe rero birasa ko umuntu ntawe nzi koko ko ari wowe wanyizaniye hano ntabyemeye nta kibazo ntabyemeye nta muntu uzi nta n'umuntu mukorana okay fata utuntu twawe usohoke mu gipangu cyanjye wigendere birasa nukuri mbabarira ndakwigiza zicaho gusubira ariya mu muhanda neze ko ari wowe wanyizaniye kuko nukuri ko Imana ngo Domina ntabwo muzi gusa Latifa yambwiye yuko nyina yitwa Domina ariko nukuri ko Imana Domina nawe ntabwo ndahura nawe nizungusobanurira umuntu ntazi ko uri umugambanyi nukuri ko Imana ntabwo Domina muzi baguha amafaranga ngahe kugira ngo wihindure gutyo koko Mana we birasa nukuri ko Imana ubuze kukubwire gute ubuze namba muzi ngo simbikubwire ako Domina umuhanga cyane azi gukoresha abantu b'abahanga kabisa uririza uririza nukuri birasa ntabwo muzi Domina kandi ndakubwiza ukuri pe gusa nyine bambwiye ko yitwa Domina mama wa Latifa ariko ntabwo ndamubona isura cyakoze hari ikintu nyigishije sinzongera kugira umuntu ngirira neza pe kuko mbonye ko kugira neza ni bibi kugira neza birasa wambabariye ko ndavuze ngo genda ufate ibintu byawe usohoka ugende imama y'Imana nukuri Domina nawe ndavuze ngo genda ufate ibintu byawe usohoka ugende nta magambo mfitanye nawe haguruka none aha ngaha ndakwigiza mbabarira nukuri ntabwo nshaka gusubira mu muhanda ndakwigiza nciye bugufi imbere yawe birasa nukuri Domina ntabwo muzi birasa haguruka imbere wa mugore we haguruka imbere genda usore ibintu byawe nta mbabazi mfite bazigirira impuhwe rwera wanjye buse kuko ndasubira mu muhanda kuko nzabigenza ariko uburyarya bw'abantu ni bwoko ki haguruka imbere ugenda ufata ibintu byawe usohoka ugenda birasa nukuri Domina ntabwo mbuzi ariko ufite ikihe kibazo amagambo ari kukugura kuyumva nabyemeye ko Domina ntawe uzi kugufasha ntabwo ari agahato ntabwo ari imbaraga birasa wambabariye ariko se ndakubabarira iki mfite uburenganzira bwo kugufasha no kukwirukana genda ufate ibintu byawe usohoke mu rugo rwanjye ese ndajya ibyo ntabwo bindeba uza hano wabaga he subira aho wabaga ubwo wambabariye reka kunkinaho haguruka ufate kandi ndakomeje ntabwo ndi bwisubire haguruka ufate ibintu byawe usohoke ugende urimo uraririra ubusa haguruka rwose haguruka gira vuba haguruka Hello, Mark.
iki Mana bima bigenze gute mbabara umbwire bigenze gute uri muzima se bazi Mana we makawe basi suri muzima mbwiza ukuri utabumbeshya Okay. Kesi maka bimeze bite? Kesi maka baye iki? Kesi maka koza accident. What? Koza accident. Oya. Alo? Maka ngo bigenze bite? Disi umeze neza? Okay. So nta kintu wabaye? Okay. Cyo kuba ryari se kandi kuba ryari se bihangayikira maka umugabo wabyaranye na Domina yambwiye ngo uramuzi ngo uranjyanayo uduhuze niba na ngombwa mpamagare Karine bavugane ahubwo se atuye uwo mugabo se ntago ari hafi aha kuba hararahari ariko dore niyo hirya yo muri Nyagakombe hirya iriya ahubwo se wagize ngo abinaha kuki yitwa ndetse agize naryo yitwa Ndamukagira Imana none se ko numva nawe utamuzi kandi Karine yambwiye ngo uramuzi neza ngo ni nawe muntu waduhereza amakuru arambuye numva nawe nta makuru mufiteho urebye uwo mugabo izina rye narindize urumva nawe muheruka kera urumva igihe cya Domina ni kera akaba yitwa Ndedi ko rinciye mu gutwi ninza kumwibuka ndamukubwira ndetse ushaka guhura nawe kandi Karine wumva mfite kumenya buri kimwe cyose nkakimugezaho ukakimana Domina se we Domina waba umuzi akono nawe urasebye Domina yahoze ari mabukwe reka mvuge ngo yahoze ari mabukwe mabukwe wanjye w'igipapira Domina wowe na Domina mwararebanye mu maso Domina yahoze yiyita mama wa Birasa umugabo wanjye wa mwana we Birasa uramuzi ndi kukubaza uko mvuga Birasa ukikanga Birasa uramuzi Birasa Domina Karine nakubwiye ngo nawe n'uwo mugabo nyine Karine ubundi Karine niwe mama wa Birasa si wambwiye ngo uzi Karine ni inshuti yanjye kuki atakubwije ukuri ndabizi yarabimbwiye rero uwo Domina yajyaga yita mama wa Birasa naje rero kubimenya ntabwo ari we mama wa Birasa none se wowe na Birasa muhurirayo wa mwana ubaye iki ikintu cya Guki? Yewe mu nabari ubaye iki? Shaka sinagize ngo ikintu kimubayeho. Shaka Imana iramurinze. Kagira inkuru rero kuva ryari nyine kuba mbona usanzwe uba washinze wazamuye ijosi nkabona agize ubwoba kuva ryari umuhangayikira Hashize iminsi. Oya sure ako cyo koza ndacyo muri iyi nzu cyangwa je vuba tubyibonera basa ameze neza shameze neza Imana ishimwe
shaka sinangize ubwoba ngize ngo nawe aransize. Ngo biki? Ngo kuva imbere yawe nyine imbere ya mama wawe makasiye dukunda. ngo iki? What? Wow, musigaye mukundana? Mbega inkuru nziza mva. Sinangize ubwoba. Yoze urakoze ko inkuru mbitumye numva nziza. Shora urwana rubi. Wow. Shora yakinga nabi. Nibyo se koko? Wow, I'm happy for you guys. Ndishimye finally. Umutima warunkutse. Wow. Humura sheri humura. Humura namahoro nanjye naringize ubwoba. Sinibagiye kumubaza igihe ari butahire. Ariko noneho narumiye muri iyi nzu. Sigaye mvana n'udushye gusa. Ngari kamaze igihe ari butahire. Cyaka umugemurire. Ngaho. None ibi ngaho mugemurire. Cyakoze wageze umwanga wazara ugiye kugeza umukunda. Are you sure? Cyangwa ni prank? Ntabwo nigeze nakamaka ariko ko nabikubwa ukitera hejuru none mwana nakundanye. Wow. cyane si ibintu birahinduka. Okay. Shangize uko. I'm happy for you guys. Ariko nibyo nahoze nifuza n'ubundi. Basi nizeye kutazamubabaza. Niba ari byo koko. I'm happy. Asa ndakumva. Nati. Ibyawe birarangiye. Cyagiye twari dutegereje kirageze. Giye gupfa se birasa. Ntabwo ugiye gupfa. Habaye iki? Reka dushimishe abari bamaze igihe bababaye barira. Hari abantu bari bamaze igihe bababaye, imitima yabo yarishwe n'agahinda, amarira ahora atemba ku maso yabo, ku matama yabo. Bataye umwanya, ariko uyu munsi byibura bagiye guseka. Bishime. Nyuma y'igihe kinini barira. Nyuma y'igihe kinini bafite agahinda kagomba gushira. Cyagiye cyageze rate. Birasa ntabwo ngiye nkumva ari kuvugira mu migani nka Yesu. Habaye iki? Igihe ki cyageze, ni iki cyabaye, ni bande bari bamuze iminsi barira? Ndashaka ko ufata ibintu byawe byose biri hano ukabipakinga neza, ukabishyira ku murongo, ugasohoka ukagenda. Kubera ko sinshaka kubona inyoni bayipfurira amaba mu rugo iwanjye. Birasa. Sinshaka kubona bakwambika amapingurati. Shanyine kesingiye n'amaka dusigaye dukundana. Twanze kubwira hakiri kare. Suko gukemura abana bawe. Ukuntu mubizi mbafana nabafanaga bitaranakunda. Aho byakundiye urangije mwanga kubimbwira. Kese na nyine nk'umuntu naje kubitekerezaho. Kese nta kintu maka yanyemye. Maka arankunda. Maka yaramfashije nta kintu n'ikintu kimwe nyitezeho. Rero nyine sintekereza ukuntu nakomeza kwirengesha umusore muri.
shaka isi Maka nsigaye mukunda pe. ntabwo ushaka kumva ukuntu umutima wanjye wishimye pe, ntabwo ushaka kubyumva. Sinzi niba nasimbuka, niba nabyina, I don't know what I can do now. Ariko ndishimye pe. Nicyo kintu cya mbere umutima wanjye wahoraga wifuza, kubona wakundanye na Maka, nkabona musaza wanjye basi yishimye nawe ari mu rukundo umva. Kubera ko ninjye umuntu ajya agafungura umutima akabwira ukuntu agukunda. Shaka isi nyine igihe gihindura ibintu kigahindura n'abantu bitewe n'urukundo Maka yagiye anyereka, kunyitaho. Ntabwo nari gushaka kubyirengagiza. Maka yarandwaniriye. nshaka kuzumva bagufunze, nkazumva wagejejwe mu rukiko, nza kuburana, mvuga uko ibintu byose byagenze n'ubugome bwose mwankoreye. nshaka guhura njye nawe mu rukiko gusa, sinshaka kubona bagufungana ati kuko byantera agahinda. Ni ukuri kw'Imana nta nubwo ibyo bintu nabasha kubyakira, byantera agahinda nkarira nkahugora. fata ibintu byawe usohoka ugendera ati ndakwirukanye pe, ndakwirukanye nsohokera mu nzu, sinjya gushaka. ikindi kandi nturire please, nturire ndakwinginze mbabarira, nturire pe, kuko ushaka kurirukane n'agahinda nanjye nkarira. mbabarira pe. yowe cyakora kuko ubona umeze gutyo biranshimisha, byibura nanjye numva mfite ibyishimo, mpita numva niyongereho nk'ibiro nka 5. uza amarira mwandejeje sha. urasohoka muri iki gipangu ugende, kandi umenye ko nta naho gucikira ufite, kuko iki gipangu, uyu muhanda wose, inzira yose ni maneko gusa, ni maneko gusa. aho ushinze ikirenge igishingura bakiyashinga, kuzageza igihe bazakuboha bakagutwara. ati ukagenda ukumva uburibwe, yawe nawe ufite nk'ubushobozi sha. nk'iyo gereza bagiye kugufungiramo ari nk'iyanjye, nkajya mbicaza mu mahwa, nkabaraza mu bisyogororo birimo iminyorogoto, nkajya mbasiga urusenda. icyo nicyo mbifuriza. arewe Mana yanjye nguko ndishimye gusa. Sorry kwa twarabigoye. Oya kwa mwarabimwishe nta kibazo, wenda mwagomba kubanza mugafata igihe cyanyu mukareba koko niba ari byo, mukabanza mukabiganiraho. Kiye ntabwo byari ngombwa kubanza kubimbwira mbere, gusa mwumve ko niba hari umuntu wishimye, ubishimiye ari njyewe. Kandi ikindi nizere ko nzi turi inshuti, nizere ko umusaza wanjye utazamubabaza. Kese Maka ni inshuti yanjye, na mbere yuko nyine tuba abakunzi, Maka ni inshuti yanjye. Maka ni umuntu mwiza, ubwo rero ukuntu nzi ntabwo nakwifuza kubabaza umuntu nk'uriya, niba atari musaza wawe. Urabizi ko babaje abantu babiri, ibyo urabizi, ariko ntabwo wabikora pe, ntabwo wabikora, you know that.
uri umwana mwiza ntabwo wabikora gusa kuba warabwiye yego umusaza wanjye that means a lot. nishimiye kuba mfite support yanyu. So ntabwo ukiri inshuti yanjye gusa ushobora no kuba muramukazi wanjye. Ndaza kugenda nisize amarangi. Ngaho rero njyewe ngomba kugenda. Basi reka mbaciye sibyo? Okay. Oya ariko oya. Ureba buri grave ari kutubwira se? Aratubwiye turakomeza tumubaze sibyo? Ndaza kumeza nanjye mubice kuri telefone. Kiri umenye umbwire ntacyo umenye ndakubwira. I'm finishing makeup. Ujya gushaka utuntu nanjye nkora. Okay. uzi ko wagira ngo ayo ni amashereka ari kuva mu ibere ry'umugore ufite impuhwe byibura ngo tugire ngo ayo marira yawe yaramira umuntu ugiye gupfa siki rewe arewe urarira igize uratera ndi muwe ariko ndumva ntacyo kuvuga ufite kirahari nta kintu umva wambwira cyakora kwicuza ni byiza pe ntuzongere kumpamagara ngo mvuge mu izina ntuzongere rero kwita mu izina ndetse uranyibukanye muri iyi nzu cyangwa unshyize muri gereza ntabwo ndabasha kumva icyo ugamije cyangwa icyo ushaka kuvuga aka kanya se unshyize mu maboko ya polisi unshyize mu nzego z'umutekano ngo zifunge cyangwa urambwiye ngo nzinga ibyanjye njye kurara cyakoze reka muri rigore cyangwa muri mondezi dati mbwira icyo ushaka kuvuga birasa uretse gatoya uri igicucu nta bwenge wifitiye mu mutwe wawe icyo ndabizi aho ni mu mutwe tugiye ku mutima noneho umutima wawe wo ntawe ugira ibyo byose uri gukora ni uburyarya ntabwo nzibagirwa ijambo wambwiye nicara sinya ryibagirwa urambwira uti wowe uragapfa utabaye musaza wanjye ndagapfa ntabaye mushiki wawe sinkukunda sinigeze nanagukunda n'umunsi n'umwe ati reka nanjye ngusubiriremo ndagapfa ntabaye musaza wawe uragapfa utabaye mushiki wanjye sinkukunda sinzijya ngukunda nta n'umunsi n'umwe nzigera ngukunda noneho reka nibyo kugufunga tubyihorere aho kugira ngo bagufunge ati ndakubabariye genda ujye mu cyumba uryame uruhuke ushyire umutima hamwe sinyugufungishije pe mpisemo kuguhisha niba naza kukumbaza hano ntabwo nzigera mvuga ko wigeze urahagera rwose nzavuga ko wagenda kugusa sibyo umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze hey
uje Imana irakoze Imana irakoze